reka tubasuhuze abakunzi ba Development Network, ikigo cyanyu tugakora icyanyu kubera ko ibyo dukora byose burya bishingiye kuri mwebwe, ibitekerezo muduha, ubuhamya muduha, nibyo tuvanamo, ibyo dukomeza kongera duhinduramo nyine ibindi byabasha kugira ikintu byamara. Twakoze byinshi bijyanye n'ubuzima, imirire, imibereho y'abantu, guhanga umurimo, amahugurwa atandukanye, ariko n'ubu ngubu twaje muri izi mpera z'umwaka turashaka gukora ibindi bintu bishobora no kubyara rwose umushinga ukwiriye igihugu cyose. Dusanzwe dufite umushinga w'ibihumyo, murawuzi, umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo, Rwanda Mushroom Project, umushinga abantu mwinjiyemo muri benshi, ariko tugashima ko wakwira hose. Muri kwa 12 rero murahishiwe, aho dufite amahugurwa akwiye iruhande. Bwa mbere dufite icyo bita amahugurwa y'ibanze, ni ukuvuga ngo ubumenyi bwerekeranye n'igihumyo, product ubwayo, igihumyo ubundi ubwacyo ni iki, ibyerekeranye n'ukuntu cyahoze mu ishyamba, ibyerekeranye n'ukuntu intungamubiri zikirimo, hanyuma tukagenda tukerekana akamaro kacyo, abo gifasha kurusha abandi, abagore batwite, abana munsi y'imyaka 5, abagore bonsa, abakirutse indwara, abasaza n'abandi nk'abo. Ariko igihumyo twagenda tukareba tekinike yacyo, uko gihingwa, uko kivomerwa, uko gisarurwa, umusaruro uvamo, n'ibindi byerekeranye n'igihumyo. Hanyuma twareba uko umushinga uhagaze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, n'ibindi bintu bitandukanye. Noneho hakabamo kureba ibyonnyi, uko byarwanywa, ndetse n'ibindi. Ayo niyo twita amahugurwa y'ibanze rero tuzakora muri kwa 12. Yemwe ni ku giciro kimeze nk'icy'umuneke, ni 25 muzajya atanga, 25, kimwe cya kabiri cy'ayo mafaranga no kuva 12,500 akayatwaramo imigina. Murumva si gutyo gusa, ubusanzwe iyo uje uri wenyine wishyura amafaranga menshi, ariko ni ku mugambi wo kugira ngo ibihumyo bikwire hirya no hino mu gihugu, bimanuke kugera aho ngaho hasi ku mudugudu, ku isibo, hirya no hino mu ntara, mu turere, abantu babimenye, bigira akamaro. Muri iyo bumbe y'amahugurwa hari amahugurwa yandi wenda yishyurwa ukwayo, ajyanye n'ibyerekeranye ibindi bikorwa mu bihumyo. Ibihumyo tubyita ngo ni all in one food industry, ibintu byose bikorwa mu nyama biva no mu bihumyo. Niyo tubyita ngo ni viande vegetale. Ibihumyo bikorwamo isambusa ziryoshye kurusha iziva mu nyama, bikorwamo bureti, bikorwamo pizza, ibihumyo bikorwamo biswi, ibihumyo babikoramo ibindi bintu byiza, bikorwamo umugati, n'ibindi. Mu byumva rero ni all in one food industry. Murumva harimo rero abashobora kugira ubumenyi, bavuga ati tubihisemo, bakoramo kantine, ndetse ubuhinzi bw'ibihumyo cyangwa se kwikorera ry'ibihumyo, Rwanda Mushroom Project, ugasanga birakwiriye mu gihugu cyose, hirya no hino bikahaba. Nk'uko mubona hari ibagiro rya Nyabugogo cyangwa se andi mabagiro, ndetse hakaba na za bushe hirya no hino, n'ibihumyo bikaba uko nguko. Urumva rero ushaka guhagararira ubuhinzi bw'ibihumyo hirya no hino aho uri, birakureba rero, ni ingenzi kutwegera. Ibihumyo kandi hari abashobora kuzavuga ati turifuza kumenya gukora imigina, gukwirakwiza ubuhinzi bw'ibihumyo ariko dukoze imigina. Abo nabo biri ukwabyo kandi ni ibintu by'ingenzi. Abo rero bakaba za pillars cyangwa se inkingi z'ingenzi mu gukwirakwiza umushinga w'ibihumyo hirya no hino mu gihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, n'aha mu mujyi wa Kigali. Tunabibutsa ko buri ibihumyo rega bihingwa ku butaka butoya, aho imigina 34 ijya kuri metero kare imwe. Imigina iminsi 8 ukaba utangiye gusarura. Imigina ukasarura kugeza amezi atashize. Ibihumyo birebe nawe, itegereza ibihumyo ahantu bihinze, wenda kuri metero 10 kuri 10, urebe biri mu murima uko byaba bisa, noneho ubigereranye n'indi myaka isanzwe. Ibihumyo rero ntabwo tubyita imboga, ntitubyita imbuto, ahubwo yabyo ni ingenzi. Twanabibutsa yuko ibihumyo, umushinga w'ibihumyo byakomotse mu Bushinwa ku masezerano Leta y'u Rwanda yagiranye n'Ubushinwa, kandi baganira ibintu by'ingenzi. Ubu igihugu cyacu kidutekerereza, nahacu rero konsoma tekinoloji kugira ngo bibashe kutugirira akamaro, tugire icyo twageraho. Turakomeza rero turarika abo bantu bari hirya no hino,
hari ababigiramo uruhare batandukanye, murumva hari nk'abahanga mu kwamamaza ibikorwa baba social influencers kuri Twitter, kuri Facebook, Instagram, hari abandi bafite bwa bumenyi bwerekeranye no kwamamaza ibikorwa wenda baciye muri marketing numerique cyangwa se digital marketing. Mukenewe mwese. Hari babandi bagiye bafite icyo bavuzemo, bavuga rikumvikana, mufite ibyo mwagiye mukora hirya no hino ngo muturi mu gihugu, nirarika. Amahugurwa rero ari hagati y'itariki guhera ku itariki 12 kugeza kuri 24 mo hagati aho ngaho. No gukomeza rero abantu kwiyandikisha. Iyo umuntu yandikisha atanga 7,000, 18 akazabizana aje kwiga. Murabyumva ni ibintu byoroshye cyane. Ntabwo amahugurwa twayiteye kuvuga ngo kugira ngo ugire ubumenyi bwekeye n'ibihumyo gusa, ahubwo cyane kwinjira muri iyo networking, kwinjira muri iyo network y'abahinzi b'ibihumyo, gushakamo umusaruro, kuba ubwo buhinzi bw'ibihumyo bwabyo bushobora gushyigikira ubundi buhinzi usanganywe, kwihuza n'ibindi bikorwa by'inzego z'ibanze mu gushyigikira iterambere, uburyo bwo guhanga umurimo, guhanga udushya. Twavuga ko ubuhinzi bw'ibihumyo ukuyemo ibintu byinshi. Nahanyu rero nirarika, turabararitse, ikigo development tukagikorera ahangaha mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, ahangaha urenze ku Rwibutso, ukagira ahantu bitabone ku gasoko ka Ruhango. Kandi iyo telefone muri kuri screen wayihamagara. Unabishoboye wasura urubuga rwacu ni ibiboneye.com, ukagenda ureba ibyo dukora. ibiboneye.com bareba ibyo dukora, ariko no ku mbuga nkoranyambaga zacu badukurikira, yaba YouTube, yaba Instagram, yaba Twitter, hose ni ibiboneye Health Programs. Ibiboneye ni wandika ibiboneye kuri Twitter, ntabwo uzaburamo cyangwa n'ahandi ntuzaburamo kubonamo ibyo tugenda dukora, tugenda twunganirana buhoro. Munakoze rero, mukomeze munagirwa n'ibikorwa bya Development Network ikigo cyanyu. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora, nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose, ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye, biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo, kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye, kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza, cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi, imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.